Imana ishimwe. Nongeye kubasuhuza bakunzi b'ijambo ry'Imana. Nejejwe n'Imana kuba aka kanya kuba twongeye kubana muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ndetse n'ubuhamya. Imana nihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana biravuga ngo Imana irinda ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo irisohoze. Njyewe nitwa Munezero Jean Damascene, ndi umugabo. Nkomoka mu karere ka Rulindo, mu ntara y'Amajyaruguru. Papa wanje yitwaga bamenye yabo mama Saverina uzamushaka. Nakuriye muri uwo muryango, ababyeyi banjye bari abanyagatolika, ariko mu makuru naje gukurura cyangwa se bajya kunyita Munezero nuko bari banezerewe, kandi umunsi bari bakoze anniversaire, ndetse ngo papa yaje kumpereza intama kuko cyari mu gihe cy'umunezero we yari afite, kubera ko yari yambyaye kandi yumva ari igihe kuko yari akeneye ko mvuka nanjye, kandi ko nari umwana bari bategereje ko nanjye mbasha kubana, bari bantegereje. Rero aho ngaho rero nakuriye mu ntara y'Amajyaruguru. Nari ndi umunyagatolika, ariko ndi umunyagatolika naje kuza i Kigali. Ngeze i Kigali mvuye mu itorero ry'abanyagatolika, nsanga mukuru wanjye atuye i Kigali ndetse n'umudamu we ari umurokore. Tuza kujyana gusenga. Tujye gusenga, Imana iza kuvugana nanjye, irambwira ngo irashaka ko nyikorera. Imana nihabwe icyubahiro. Majije kumva yuko Imana ishaka ko nyikorera, icyo gihe ndumva nakoraga akazi k'ubufundi, naranubakishaga. Imana irambwira ati ibyo ngibyo byo kubaka ndetse no kubakisha ntabwo ari byo uzabonamo umugisha. Ngerageza kugira ngo nshyiremo imbaraga mbashe kuba nabasha kubikora. Ndibuka hari umuntu w'umupapa waje kumpereza inzu ye ngo nyubakishe, ndayubaka, ariko baraza barayisenya. Ngiye gusenga, Imana irambwira ngo ubwo ubona basenya iriya nzu, nawe nutankorera ndaje nkwica cyangwa se nkukureho niba utanyumviye. Rero nkimara kumva yuko Imana ishaka ko nyikorera, byabaye ngombwa ko mfata umwanzuro wo gukorera Imana. Kandi nkimara kumvira Imana, nagiye mbona ibimenyetso ko ari Imana yampamagaye. Imana ishimwe. Rero nakubwira ngo nawe Imana yavuganye nawe ikakubwira ati uzankorera. Yigeze yabwira Yeremiya mu gice cyaho cya mbere, aramubwira ngo yewe Yeremiya, nakumenye ntarakurema, nkushyiraho kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Iramubwira ngo nkushyiriyeho kurimbura ndetse no gukubita hasi. Iramubwira ngo uko ureba iriya nkoni, ni nako ndindi ijambo navuze nkarinda n'uwo naribwiye. Imana rero yakomeje kubana nanjye, nongeza ibihe byo gusenga, nkomeza kubana n'Imana. Nagiye nsenga amajoro, nkasenga amanywa, nagiye nsenga ubutayu, ntindana n'Imana. Luka igice cyaho cya 1:8 niho hari ijambo rivuga ngo nuko mwana akurira mu butayu, abwirizamo imbaraga z'umutima kugeza ubwo yerekaniwe imbere y'Abisiraheli. Icyo gihe rero nakomeje kubana n'Imana, nkomeza gusenga Imana. Imana ikazaza ivugana nanjye, kambwira ngo mwana wanjye nzaguha ijambo, mwana wanjye nzakuzamura, mwana wanjye nzagutambagiza igihugu cy'u Rwanda. Ndashimira Imana ko kuko yantambagije, kandi ibyo yavuze yarabikoze. Rero iyo nibuka nigeze kuyobora mu gishanga kibatsinda, nagiragamo groupe nayoboragamo, najyaga ngiramo nibature. Hari abantu nagiye nsengera, Imana igakora imirimo n'ibitangaza. Hari ababyeyi bagiye bazamo, Imana ikababwira ko ibahaye abana,
abana irababahereza, hari abari bararwaye ibibembe Imana irabakiza, nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Rero aho ngaho nari ndi mu buzima buciriritse, ntabwo nari nzi kwambara agatise, nambaraga inkweto zikancikiraho, ariko Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, ikambwira ati mwana wanjye nzakujyana no kuri radiyo, nzakujyana no kuri televiziyo. Nkibaza ibyo bintu bizaca he, ariko iyi Imana iravuga kandi ibyo ivuze irabisohoza. Mwana ishimwe, nje kukubwira ngo ibintu Imana ivuga ibyo ivuze irabisohoza, kuko nasomye ijambo rimbwira ngo mu gitabo cyo kubara 23 umurongo wa 19 ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, ngo si ibyo yavuze no kubikora n'izabikora, ngo ibyavuye mu kanwa kayo no gusohora n'ibizasohora. Nanjye rero nakomeje kwizera Imana, ndavuga ngo iyi Imana ivugana nanjye, ibyo ivuga izabikora. Imana nihabwe cyubahiro, haleluya. Rero byaje kurangira rero uko nkomeza gusenga Imana igenda inzamura, biza kurangira ko yambwiraga ngo njyanye kuri radiyo, njya kuri radiyo Umucyo, nkatambutsa y'ijambo ry'Imana, Imana ikanzamura, ngenda mbwiriza ubutumwa bwiza, hajya mu majyaruguru muri paruwasi ya Giti, aho mu majyaruguru nagiye mbwiriza y'ijambo ry'Imana kuri ADPR, imidugudu ya za Gicaca, aho mu Ruyange, nzenguruka igihugu cy'u Rwanda n'ahandi henshi hatandukanye. Rero Imana iyo ivuze ngo mwana wanjye nzagushira hejuru, igushira hejuru. Nagiye mbona ibimenyetso n'ibitangaza Imana ikora, haleluya. Imana ishimwe. Nje kukubwira rero, we wavuganye n'Imana, wowe Imana yabwiye ijambo ikakubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, nzagutabara, nzakubakira. Iyi Imana yacu irubaka kandi irarengera. Munsi umwe Imana irambwira ngo mwana wanjye, kubera kunkorera nzakubakira, nzaguha umugore wize. Narebaga nkabona nta nzira, nkabona nta cyerekezo, ariko ndashima Imana, Imana yampaye umugore wize, haleluya. Iyi Imana igira neza, Imana nihabwe cyubahiro, haleluya. Rero reka nkubwire ngo yigeze yabwira Aburahamu, iramubwira mu gitabo cyo kitangira ibice byaho 12, iramubwira ngo siga inzu ya so ndetse n'iby'iwanyu ujye mu gihugu nzakwereka. Aburahamu yizera Imana, nanjye rero nizeye Imana ndayikurikira. Maje kuyikurikira, maje kubona hari imirimo Imana yakoze. Imana yarambwiye ngo mwana wanjye nzaguhaho kuba. Uyu munsi wa none ndashima Imana ko nanjye yamayeho kuba. Imana nihabwe cyubahiro. Iyi Imana yacu igira neza. Ndashima Imana ko Imana yanyambitse nari nambaye ubusa. Cyo gihe nari ndi mu butayu, ntabwo nari nzi kwambara agashati, ntabwo nari nzi kwambara agapantaro, ntabwo nari nzi kwambara agakweto. Arari Imana ishimwe. Ntabwo nibutse umunsi umwe nigeze kubyinira Imana, mbyinira Imana, nkweto ziracika. Kikora hari ababyeyi Imana yahamagaye, mubyeyi mwaragenda adodeshereza za nkweto. Imana ibana nanjye, ariko nkorera Imana, nakoreye Imana. Njya nibuka hari umunsi umwe, hari igihe nirirwaga mbwiriza nkatanga burara, Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugaburira, kambwira ngo mwana wanjye nzakugira neza, kambwira ngo mwana wanjye nzakwicazanya n'abakomeye, haleluya. Ariko naje kubona Imana yacu irasubiza, Imana yacu iratabara, Imana yacu ihindura amateka. Ndayishima kuko yampindura ubuzima, haleluya. Kambwira ngo mwana wanjye nzaguha imbaraga, zasengera abantu bazakira. Kambwira ngo nzagendana nawe topi enemando. Kambwira ngo mwana wanjye nzaguhuza n'abantu bakomeye. Ndashima Imana ko yangejejeho aho imiryango itari kuzangeza. Imana nihabwe cyubahiro. Birashoboka ko nawe unkurikiranye, wenda se uri mu ntara, birashoboka ko nawe ukiri mu businzi. Cyo gihe urumva ndi umunyagatulika nanywaga inzoga, ariko ndangije nizera Kristo. Yesu arangije nkuraho inzoga, haleluya. Imana ishimwe, ndangije ndakizwa. Imana nihabwe icyubahiro. Yesu yangiriye neza. Uyu munsi nanjye ndimo ndavuga gukomera k'Uwiteka, ndimo ndavuga imbaraga z'Uwiteka, ndimo ndavuga aho Imana yankuye. Ndashima Imana ko yankuye mu cyaro, nanjye uyu munsi nkaba ndi mu mujyi wa Kigali. Imana nihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Uyu munsi, haleluya, ndimo ndavuga gukomera k'Uwiteka kubera yuko hari ibihamya byabo dusengera, hari ibihamya. Ndibuka umunsi umwe hari umubyeyi ndetse wari ufite umwana wari warasaze, ahangaha ibatsinda hafi y'aya mataje yo kwa Kirisoroge.
ndetse uyu mubyeyi mwana we yari yarasaze maje gusara ndetse byari byananiranye, ariko arampamagara ndagenda ndamusengera, musengera Imana iramukiza. Rero iyi Mana yacu irakiza kandi irinda ijambo, karinda n'uwo yaribwiye kugira ngo irisohoze. Nagiye mbona ibimenyetso by'abizera, nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Imana yagiye inkoresha imirimo itangaza. Hari abantu twagiye dusengana Imana ikambwira ngo Imana ibahaye abana. Aba babyeyi uyu munsi barashima Imana. Imana nihabwe icyubahiro. Nagiye mbona imirimo itangaza, Imana nihabwe icyubahiro. Nagiye mu majyaruguru Imana mu minsi ya korona ya mbere igitangira, hari mu mudugudu wa Gicaca hari umubyeyi wari urwaye uburwayi bwari bwarananiranye ndetse byari bikomeye. Imana nihabwe icyubahiro. Yari yarivuje byari byaranze. Icyo gihe barangije baza kumamagara, afite umukobwa witwa Mama Prince atuye hano ahangaha kugiye hano hakurya Igasanze. Imana nihabwe icyubahiro. Arangije aza kundeba aho nabaga ku Gisozi, aza kundeba njya kumusengera. Ngiye kumusengera Imana ikora ibitangaza. Uyu munsi umukecuru ni muzima, yarakiza arashima Imana. Rero nagiye mbona ukuboko kw'Imana. Rero hari bimwe mu bimenyetso bituma bintera avantage yo kuyikorera. Hari ibimenyetso bituma numva naguka mu mwuka, kuko Uwiteka hari aho yankuye kandi hari n'aho angejeje. Ndashima Imana rero ko yanyaguye. Ndashima Imana topi ene mandasire tayabini forawe ku Imana yangaburiye nari nshonje. Ndashima Imana. Nawe rero niwizera Imana, niwizera Imana izakugira neza, niwizera Imana izagutabara, niwizera Kristo araza gukize ubwo busambanyi urimo, niwizera Kristo nawe ukamukurikira aragukura aho ngaho muri ubwo bubata bwa Satani. Nanjye Yesu hari aho yankuye aho ngaho nanywaga inzoga, aho ngaho nari ni mu miryango udakijijwe. Ndangije ndamwemera, numvira ijwi ry'Imana, ndamukurikira, nemera kumva icyo ambwira, ndangije ndamwizera. Haleluya. Ariko uyu munsi wa none ndumva mpagaze ku rugero rukwiriye, kandi ndimo numva ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo bitewe n'ibimenyetso Yesu agenda ankoresha. Petero niwe wavuze ngo Yesu twaramubonye ndetse n'intoki zacu zamukozeho. Arangije ageze kwa Koroneliyo avuga amagambo akomeye mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 10, ari naho ngo bamutumiye akabwiriza ubutumwa bwiza. Mana nihabwe icyubahiro. Abo kwa Koroneliyo buzura umwuka wera, ibimenyetso by'abizera biragaragara. Rero Imana ishimwe. Iyo Imana iguhamagaye ikagutuma ugendana n'ibimenyetso by'abizera. Nanjye rero munezero ndashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza yankoresheje. Rero nyiri aho ngaho ndashaka kugira ngo Imana nihabwe icyubahiro tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri muri Nahumu ibice byaho 2. Hari ijambo rivuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza. Haravuga ngo Yuda we komeza ibirori byawe, higura imihigo yawe, kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Hari Imana ishimwe. Nanjye kuba ndi gukorera Imana ndimo ndahigura imihigo. Imana ishimwe. Esitera yararirimbye ngo icyo twaremewe ni imirimo myiza ikorerwa muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Aravuga ngo gufasha imfubyi ni imirimo, kuvuga ubutumwa nabwo ni imirimo. Nanjye ndimo nkorera Imana, kandi iyi Imana nkorera izangira neza. Pawulo niwe wavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ndasiganwa ariko sindi nk'utazi yonja, ndarwana nterana ibipfunsi ariko simpusha, ndashaka gusingira icyo Kristo yampatiye. Hageze mu Befeso ibice byaho 2 murongo wa 6 haravuga ngo yatuzuranye bazima na Kristo, ubu twicaranye n'Imana mu buryo bw'umwuka wera, dukorana nayo, dusengana nayo, tubwirizanya ubutumwa nayo. Nahangaha ndi kuri televiziyo ndi kumwe nayo, nahandi mo mbwiriza ijambo ry'Imana ndi kumwe nayo. Hari Imana ishimwe, kuko Imana yavuze ngo nzabana namwe, nzakorana namwe, nzagendana namwe, aravuga ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ndashima Kristo ko yantoranyije akampamagara. Yavuze ijambo rikomeye mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 murongo wa 8, aravuga ngo muzabagabo nyabagabo bo kumpamya i Yudaya ni Yerusalemu. Haleluya. Mana ishimwe. Nanjye ndi umugabo wo kuvuga Kristo, nanjye ndi umugabo la rasi ene man topi ene kuta wo kwamamaza ijambo ry'Imana
kubera ko hari aho Yesu yankuye kankura mu bubata bwa Satani, nanjye nkaba ndimo mbwiriza ubutumwa bwiza. Mana nihabwe cyubahiro. Haleluya. Reba nk'umuzabagabo nyabagabo muzanyamamaza i Yudaya ni Yerusalemu ku mpera z'isi. Haleluya. Hageze muri Yohana 14 haravuga ngo nimuhagarike imitima kuko njya kwa data hari amazu, yaza kuba atari yo mbabwiye, ariko nzagaruka mbajyane. Mana nihabwe icyubahiro. Uwitwaga Toma haravuga ngo aho ujya ntago tuhazi. Yesu aramubwira ngo nabananye namwe iminsi yose ntiwigeze umenya. Haravuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atari njye umujyanye. Haramanuka ageze mu bice byaho 12 haravuga ngo rero umuntu haleluya nankorera akabana nanjye azabasha gukora n'ibiruta n'ibyo nakoze. Yohana ibice byaho, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice byaho 12:26 haravuga ngo umuntu nankorera azahondi ngo aho nzaba n'umugaragu wanjye niho azaba, kandi data azamuhereza icyubahiro. Turashima Imana. Haleluya. Turashima Imana ko yaduhaye ijambo. Turashima Imana ko yatwemeye abantu batari butwemere. Turashima Imana ko yaduhaye agaciro tutari buzakagire mu muryango. La siene Imana. Turashima Imana ko yatwicazanyije n'abakomeye tutari kuzicarana nabo. Turashima Kristo ko yadutoranyije mu banyamahanga akatwigarurira akatugira inshuti. Mana nihabwe cyubahiro. Nanjye uyu munsi ndimo navuga gukomera kw'Imana. Nanjye uyu munsi ndimo ndamamaza ubutumwa bwiza. Haleluya. Kubw'ijambo ry'Imana, kuko yavuze ngo nimugende mu mahanga yose, abo muzakiza ibyaha bazabibabarirwa, abo muzabirekera bazabigumana. Nanjye ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo, ndi umugabo wo kumwamamaza mu Rwanda ndetse no mu bihugu byo hanze ku mateleviziyo atandukanye. Nanjye ndimo ndavuga gukomera kwa Yesu kubera ko hari aho Yesu yankuye, kandi mfite ibimenyetso birenga kimwe. La si enemando topirawe, kuko iyo twavuganye itabesha. Mana nihabwe cyubahiro. Yesu namubonye akora nanjye imirimo y'itangaza. Ndibuka umunsi umwe mu gishanga kibatsinda bahazana umubyeyi wari urwaye ibibembe, ndetse umubiri wose wari wararangiye warashize. Abantu bose baramubonaga bakamuhunga. Enemando la wiri topira wiri zerebo enetando la wiri mimishani tayabini fo enekuwa. Haleluya. Uwo muntu harangije ndamusengera, Imana irangije iramukiza. Topi ene kutala wiri mimishani. Ukuboko kw'Imana kuragaragara. Ibyo bimwe muri ibyo bimenyetso Imana yagiye ikora, ibyo nibyo bituma mpamya Kristo, ibyo nibyo bituma mwemera. Haleluya. Imana ishimwe. Nkagenda mbwiriza ubutumwa bwiza. Haleluya. Nawe ni mwizera kimara kumva ubu buhamya, kumva aho Imana yankuye, kumva uburyo Imana yankuye mu businzi, kumva uburyo Imana yankuye mu bubata bwa Satani, kumva uburyo Imana yanyambitse nari nambaye ubusa, ukumva uburyo Imana yanuje mu mujyi wa Kigali nanjye nta gaciro nari mfite kamereza ijambo, kumva uburyo Imana yangeze kuri radio umucyo nanjye nkaba ntambutsa ijambo ry'Imana. Nawe hari aho Imana yagukura, hari n'aho Imana yagutereka. Birashoboka ko wari wabuze ibyiringiro, birashoboka ko wabonaga ibyo wabwiwe n'Imana bitazasora. Biraba ngo hayirwa uwizera, kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasora. Imana si umuntu ngo ibeshe, ibyo yavuze nawe izabikora. Iyi Imana yampaye ijambo nawe izariguha. Iyi Mana topiyene Mana yambwiye ngo izamu umugore we ikamumereza, nawe izagutabara. Cyo kibanza yakubwiye izakiguhereza. Iyo nzi Imana yakubwiye nawe izayiguha. Hene kutala wiri mimizo para wiri. Haleluya. Umva mama, Imana yakubwiye ngo izaguha urubyaro, iyo bivuze niyo kwizerwa. Biraba ngo irinde ijambo karinda n'uwo yaribwiye kandi karisoza. Umva niba Imana yaravuganye na kavuga ngo izaguha imodoka izayiguha. Ndashimira Imana ko ibyo ivuga ibisohoza. Hari ibyo yambwiye irangije irabisoza. Uyu munsi nanjye nicaye mu masezerano. Uyu munsi nanjye ndimo ndabwiriza. Uyu munsi nanjye ndimo ndajya mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi Imana irimo iramuza n'abantu bakomeye, kubera yuko enemando la wi nanjye ukomoka mu majyaruguru hahandi irurindo, hahandi nagendeshaga ibirenge, ntago nari nzi kwambara inkweto, ariko ndashimira Kristo ko nanjye uyu munsi yampaye ijambo. Nanjye ndambara ikote nk'abandi bavuga butumwa. Iyo ni imirimo Yesu yakoze. Birashoboka ko nawe wavuga imirimo y'ibyo Yesu yakoze, ariko nje kugutanga abwira ngo ijambo Imana yavuze iririnda ibihe n'ibihe,
kandi ikarinda n'uwo yaribwiye ikarisohoza. Mana nihabwe icyubahiro. Benshi ndabizi ko mufite ibihamya by'ibyo Yesu yavuganye nawe akandi akabisohoza. Nanjye rero ndimo ndavuga gukomera kwa Yesu kw'ibyo yakoze. Hari aho Imana yankuye mu bubata bwa Satani, nari nambaye ubusa aranyambika, yankuye mu butayu, nanjye arangije arankuza, aranzamura. Hari urundi rwego ngezeho, hari ibyo Imana yagiye imbwira, kambwira ngo mbwire umuntu, kandi ibyo nagiye mvuga Imana yagiye ibisohoza. Mana ishimwe, haleluya. Kandi ndashimira Pasiteri Janvier, yambera umubyeyi mwiza, yarantoje, yarandese. Ahari nawe Imana imuhereza umugisha, hari mu Kiyovu cya Kagugu Imana imuhereza umugisha. Hari inama yagiye angira. Mana nihabwe icyubahiro. Bimwe biramfasha, biranyubaka. Uyu munsi hari urundi rugero mpagazemo rwo kwamamaza ijambo ry'Imana. Topi enema, reka nkubwire nawe unkurikiranye, urimo unyumva wumva ikiganiro cyanjye, komeza wizere ijambo wavuganye n'Imana, wizere iby'Imana yakubwiye. Birashoboka ko hari ibyo wenda yakubwire mu cyaro, birashoboka ko hari ibyo yakubwire wenda uri mu ntara, birashoboka ko hari ibyo Imana yakubwiye cyagiye uri mu buvumo. Nkumva nkubwire, nubyizere ubyiringire, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere izabisohoza. Muri Luka igice cyaho cya mbere murongo waho wa 37 niho hari ijambo rivuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Cyari mu gihe marayika w'Uwiteka yaje asanga Mariya, haramubwira ngo yewe Mariya, uhiriwe ku Mana, ugiye kuzasama inda, uzabyara umwana, zamwite Yesu. Mariya aramubwira ngo ese ko ndi isugi, nukuri reka nkubwire, hari igihe Imana ivugana nawe ikakubwira ati nkuhaye wenda nka kadasiteri, watekereza ko nta n'igiceri cy'ijana, nukuri ukumva uri isugi. Ariko marayika aramubwira ngo umwuka wera azakuzaho, aramubwira ngo kandi na Elizabeti mwene wanyu wari uri ingumba kuno ukwezi ko kwa gatandatu atwite. Ngo Mariya agenda agiye kumureba asanga aratwite. Haleluya. Imana isohoza isezerano k'ibyo yavuganye nawe. Mana nihabwe icyubahiro. Birashoboka ko nawe yavuganye nawe ikakubwira ngo nzakugira neza, yarakubwiye ngo nzaguha umugabo, yarakubwiye ngo nzagukura mu byaha. Haleluya. Mana ishimwe. Yesu dore araje, nawe numwizere. Izere Kristo wa mubyeyi we, izere Kristo wa mugabo we, izere Kristo wa mukobwa we, numwiringire, numukurikire. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data tari umujyanye. Umva ukuntu Yohana yaravuze ngo ndababatirisha amazi, ariko hari uzaza hanyuma arandusha ubushobozi, uwazabatirisha mu mwuka wera. Aravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atari umujyanye. Nawe niwizere Kristo, numwemere. Haleluya. Ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Mana nihabwe icyubahiro. Numara kwemera Kristo nk'umukiza wawe, uzahamye mu bantu, uvuga ibyo yagukoreye, uvuga uburyo ki yagukuye. Yagukuye muri abo bapfumu, nawe numwiringira. Mana nihabwe icyubahiro. Hari buze gukura muri ubwo bubata. Ukeneye ko nawe uhindurirwa amateka. Urumva nawe wareka ubwo businzi, Yesu akakugira neza. Urumva wareka nawe ubwo busambanyi, Yesu akakugira neza. Urumva wareka kujya muri abo bapfumu, nawe Yesu akakugira neza. Nuwizere Kristo, niwe wenyine wagukiza, niwe wenyine wagukuraho igisuzuguro. Kristo niwe wenyine wakuraho karande. Kristo niwe wenyine wakwambika. Kristo niwe wenyine wagukiza iyo ndwara yananiranye. Nanjye ndamushimira kuko yantabaye. Ndashaka kugira ngo dusengane Imana. Wumvishe ubuhamya bwanyu, wumvishe ijambo ry'Imana, ndetse naho Imana yankuye naho yangejeje. Birashoboka ko nawe ugerageza kugira ngo winjire mu bintu by'Imana, ariko hakaza abadayimoni bakagusubiza inyuma. Ndashaka kugira ngo aka kanya ukimara kumvira ijambo ry'Imana uze gufata kuri telefone yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe. Mana nihabwe icyubahiro. Dusengane Imana, kuko hari imbaraga z'Imana ziri buze gukura muri ubwo bubata zikakwinjiza mu mugambi w'Imana. Nanjye ndashimira Imana kuko nanjye yankuye mu bubata bwa Satani, aho nananywaga inzoga Yesu akampamagara. Uyu munsi nkaba nitwa umukozi w'Imana, uyu munsi natambuka nkitwa pasiteri. Nasomye ijambo rivuga ngo muri Yesaya 62 murongo wa 2, haravuga ngo uzitwa izina risha,
ritazwi n'umuntu uwo ari wese keretse urihawe. Iyo Imana iguhamagaye iguhindurira izina, ndashimira Kristo ko yampindurira izina. Mana nihabwe icyubahiro. Mu itangira 35 umurongo wawe 10 niwo ngo Yakobo yizeye Imana ajya ku musozi avugana n'Imana, iramubwira ngo yewe Yakobo, ntabwo ukitwa Yakobo, ahubwo nguhindurira izina nkwise Isiraheli. Icyo ukora kiguhimba izina. Iyo uri umumotari witwa motari, wacuruza mitiyu ukitwa umucuruzi wa mitiyu nyine, watwara imodoka witwa shoferi, wabwiriza umutumwa bwiza ukitwa umukozi w'Imana. Icyo ukora ni igiki muri iyi minsi urimo ukora? Icyo ukora kikwita izina. Biraba ngo uzitwa izina rishya ritazwi n'umuntu uwo ari wese keretse urihawe. Urimo urankurikiranye, uri mu ntara zitandukanye, uri mu bihugu byo hanze, ukeneye ko Imana iguhindurira izina. Haleluya. Ukeneye ko Imana igukura mu businzi ikaguhindurira izina ukitwa umukozi w'Imana. Ukeneye ko Imana iguhindurira izina wa mumama. Haleluya. Nawe ukitwa umukozi w'Imana. Haleluya. Niwizere Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wundi ushobora kugutabara, nta wundi wagukura mu businzi, nta wundi wagukiza ubwo burwayi, nta wundi wagukura muri ubwo bubata. Ni wowe wiri gukuramo inda. Nta wundi wagukiza ibyo byaha usibye Yesu. Numwiringire kandi umwizere, dore niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yabivuze neza mu butumwa bwiza bwa Yohana bice byaho 7 murongo wa 37. Haravuga ngo nuko mu minsi mikuru Yesu aterura amajwi haravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi unyizera nzamubera imigezi y'amazi y'ubugingo idudubiza mu nda ye. Haleluya. Ngo yabivuze mu gihe umwuka wera ataraza. Mana nihabwe icyubahiro. Nawe niwizere Kristo umwiringire. Yohana ibice byaho 4 ngo yahuye n'umusamariya agiye kuvoma amazi, haramubwira ngo uvoma kuri ayo mazi azongera agira inyota ukundi. Enema ndola wi topi enema, ariko unywa ku mazi muha ntago azongera kugira inyota ukundi. Ngo nuko umusamariya yumva akeneye kuri ayo mazi. Urumva ukeneye Kristo, urumva ufite inzara n'inyota zo kuzaho Yesu ari, nawe nutera intambwe. Dore Yesu agutegeye amaboko kugira ngo agukize. Haramubwira ngo yewe wa mugore, ubundi ufite umugabo? Aramubwira ati hoya. Yesu aramubwira ngo uvuze ukuri kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo mwaranye si uwawe. Ngo nuko Yesu amutura ikibindi, uyu mugore ajya kubwiriza abo mu mudugudu. Ndumva aka kanya ndashaka kugusengera. Hari ikibindi cy'ubusambanyi umaranye igihe kirekire, hari ikibindi cy'inzoga ukimaranye igihe kirekire, hari ikibindi cyo kujya mu bapfumu ukimaranye igihe kirekire. Ntago imiryango yagikuraho, ntago yakigutura, ariko Yesu numwiringira aragukiza ikibindi. Niwizera Kristo arakuraho iyo ndwara yananiranye. Cyo kibindi cyo kujya mu bapfumu Yesu yiteguye kujya bagukiza. Nukumwemera ukamwizera ugatera inama nkuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu nagira inyota azahondi ngwinaho Kristo ari, ngwino umwegere ari buze guhindura amateka. Niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe, kuko mu byanditswe harimo ayo magambo ngo ndashiribuye muri Siyoni uryizera ntago azakorwa n'isoni. Iri buye ni Kristo. Tangiriro 28 murongo wawo wa 12 ngo nuko witwaga Yakobo yisegura ibuye hararyisegura. Haleluya. Ngo arangije ararota avugana n'Imana, ngo Imana amubwira ngo icyo gihugu ryamyo nzakigweraho umugisha, ko nabanaga na Aburahamu niko nzabana nawe. Ngo nuko Yakobo arakanguka aravuga ngo nukuri Uwiteka ari aha hantu. Umva nkubwire, Uwiteka ari aha hantu. Uwiteka arahari kugira ngo agutabare mama. Uwiteka arahari kugira ngo agukize wa mugabo. Haleluya. Ngo arakanguka aravuga ngo nukuri Uwiteka ari aha hantu. Nubwo nari ntabizi, habona imbaraga z'Imana. Yakobo aratabara, yahinduriwe izina yitwa Isiraheli. Imana yatabaye uwitwaga Aburahamu yitwaga Aburahamu. Imana imaje kumuhamugurusa mukuye mu bigirwamana byo kwa Seteri imuhindurira izina. Henema ndola wiri topira wi shainasiri imwita Aburahamu. Nawe ukeneye ko Imana ihindura izina, ukeneye yuko Imana ihindura izina. Niwizere Kristo Yesu nawe ari buhindura izina. Ndashaka gusengera abantu bumva yuko Imana yabahindurira amazina.
ndashaka gusengera abamama bumva ko Imana bahindura amazina. Ndashaka gusengera abapapa bumva ko Imana bahindura amazina. Birashoboka ko ufite izina ry'ubusinzi, ufite izina ry'uko enemando asire topira wiri y'uko uri indaya, ndetse naho utambutse niyo baguhamagara. Ufite izina y'uko witwa umujura kubera y'uko ibyo ukora ni ubujura. Ariko Yesu wamamagaye arimo arambwira ngo nkubwire ngo uzitwa izina rishya ritazwi n'umuntu uwo ari wese keretse urihawe. Nta wundi muntu uri buza guhindura izina ryawe usibye Yesu. Nta wundi uri buza guhindura amateka yawe usibye Yesu. Ni umwiringi. Reka ubwo businzi, reka ubwo bujura, gira ibintu usiga, gira ibintu urekura, ukurikire Kristo. Numara kumukurikira ari buza guhindura amateka ku buzima bwawe, ari buza kukubaka, ari buza kugarura ibyaha byagiye, ari buza kugarura agaciro, ari buza kwemeza barupinze, ari buza kugutambutsa utatambukaga. Nanjye Yesu yarantambukiye, nanjye Yesu yamaye ijambo kandi namubonye. Kadusengana Imana. Mana nihabwe icyubahiro. Birashoboka ko wataye inzira, uva mu murongo, uva mu masezerano, ndetse nta mpamvu. Wagiye mu businzi, wagiye mu burayi, ndetse wagiye mu bapfumu, ndetse n'imiti uyifite mu rugo iwawe. Abo bapfumu nta kintu bakumarira. Ndashaka kugira ngo uzamure ikiganza cyawe uvuge ngo Mwami Yesu, nkura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Ibyaha byose nakoze nubimbabarire mu izina rya Yesu. Nkimara kumva ijambo ryawe, nkamara kumva ko Yesu amara inyota uhereye aka kanya, uko yakije umusamariya, mu izina rya Yesu, nanjye uyu munsi nanjye ntuwe ikibindi cyari ku buzima bwanjye. Uhereye aka kanya, Mwuka wera w'Imana nagenda agere ku babyeyi, Mwuka wera w'Imana agenda agere ku bagabo, Mwuka wera w'Imana nagenda akore ku basore, Mwuka wera w'Imana la sitopi enema la wiri mimisheni. Ndasengeye buri muntu wari wese wari waraboshwe na Satani, ndasengera buri wari wese wari waraboshwe n'abadayimoni. Imbaraga za Yesu nizimuhagurutse hereye aka kanya, yakira ubutabazi hereye aka kanya. Imbaraga za Yesu zimukize hereye aka kanya. Indwara yari iri ku buzima bwe nikire mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data kubyo uremye n'ibyo ukoze mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Mwari kumwe na Evangeliste Munezero Jean Damascene ku izina ry'ivugabutumwa Mana ivuga. Nanjye Imana yampindura izina. Haleluya, yampindura izina. Nawe birashoboka ko yaguhindurira izina. Nawe niwizere Yesu ari buza guhindura amateka ku buzima bwawe. Shalom, Imana ibahe umugisha.